kuvuga ngo ni iki nabihinduraho, nza kukubaza n'ababyeyi, nza kukubwirwa yuko kugira ngo umuntu abashe kugira icyo ahindura ku bikorwa remezo ari uko yiga kubyubaka. Nuko natangiye ngira igitekerezo mu mutwe wanjye cyo kuvuga ngo naba umwenjeniyeri. Icyo gihe rero mu myaka 8 ndatekereza warigaga muri primaire. Yego, nigaga muri primaire mu wa gatatu. Muri primaire mu wa gatatu uza kuzagera no muri secondaire. Yego, naje gukomeza kwiga muri primaire njya mu wa mbere, ubwo ababyeyi bajya bavuga ngo niba ushaka kuba umwenjeniyeri, ushaka kuba umwenjeniyeri ugomba kumenya imibare, ugomba kumenya fizike. Iki gihe fizike sinari nzi icyo ari cyo, ariko nkumva imibare ndayizi cyane cyane. Nabo barafashije bashakira abarimu banyigisha mu kiruhuko imibare, ngeraho koko numva ngize ubumenyi bw'ibanze mu mibare, ndetse sinzi neza n'ikizamini cy'amashuri abanza. Yego, papa ndabyibuka yarafashije cyane, ndetse yafataga igihe kiri ku masaha 2 buri mugoroba akanyigisha imibare buri munsi, kandi byangiriye akamaro. Kugira ngo none umenye section y'icyo wakwiga byo byagenze bite? Byose navuga ko nari mbizi byose, ariko kubera ko muri njyewe numvaga shaka cyane kuba umwubatsi kugira ngo nzagire icyo mpindura kuri ibyo bikorwa remezo byari bikiri hasi cyane, ngira ntiyambita imibare n'ubugenge ndetse n'amateka y'isi. Nabyita mate na fizika na geography mu ndimi z'amahanga. Wumvise rero urugendo rwe kugira ngo abashe kwiga ibijyanye n'ibyo yarotaga, ariko se muri kaminuza byagenze bite? Yaje kugenza ate kugira ngo amenye icyo aziga muri kaminuza? Maze kwiga amashuri yanjye muri Saint Notre Dame, nafashe negera abarezi cyane kuko nishaka kuvuga ko nshaka kuba umwubatsi, kandi umwubatsi cyangwa se wenda umwenjeniyeri, ariko ni ibintu byinshi umuntu ashaka gukora akaba umwenjeniyeri. Rero nabwo ushaka kuba umwenjeniyeri ariko wubaka ibikorwa remezo, niko rero kumufasha. Abarimu rero baramufashije bityo basha kumenya icyo aziga. Berthe rero ibanga yakoresheje nuko yarize cyane kugira ngo abashe gutsinda, bityo azabone kwiga bya bindi yifuza kuziga, azabe koko umuntu wubaka ibijyanye n'imihanda. Ahangaha rero reka mu mwanya ubundi atwihera ubuhamya burambuye. Umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye twahawe scholarship yo kujya kwiga mu bihugu bya East Africa. Abakobwa bagize amanota menshi mu Rwanda, njya kwiga muri Tanzania ubwubatsi cyangwa se civil engineering mu ndimi z'amahanga. Rero byarankomereye imyaka 2 ya mbere kubw'impamvu z'ururimi no kumenyera igihugu gishya. Ushobora kuba wumva Berthe avuga gutya ukagira ngo we ntigera agatsindwa cyangwa se nta zindi mbogamizi yigeraga ahura nazo, ariko reka mubwire yuko atari ko bimeze, kubera yuko Berthe nawe yaje kujya atsindwa, kandi rwose ari no muri kaminuza byamubayeho. Reka twumve uko byagenze. Byambayeho ndabyibuka, hari isomo twigaga rijyanye na fondasiyo z'imihanda. Yarananiye cyane icyo gihe, ndabyibuka nabonye amanota 42%, kandi kugira ngo utsinde agomba kuba ufite 55%. Negera bagenzi banjye bari bisobanukiwe, turafatanya, turara amajoro menshi kugira ngo turabimenya, tumenya icyo mwarimu ashaka, tunasoma n'ibitabo, mbona amanota 85%. Kudacika intege kwa Berthe yabiterwaga nuko yari afite inzozi y'icyo yifuzaga kuzaba, handi yumvaga yuko agomba kuzigeraho uko byagenda kose. Ibyo byamuteraga kwiga cyane kugira ngo ataza gutsindwa. Iryo shyaka rero Berthe yari afite byatumye agira icyo abwira abandi bana b'abakobwa bakiri muri we. Umwana w'umukobwa ukiri muri gore namugira inama yo kwicara akabanza no kwiyumvamo ishyaka, bya byose bitangirwa n'ishyaka. Rero hari n'abo twahuriyemo bize biology na chimie. Yego, byarabagoye cyane imyaka 2 ya kaminuza ibanza byarabagoye. Nuko byabagendekeye
Berite rero nayo mpamvu yagiriye inama abandi bana b'abakobwa bashishikariza gutangira kwiga ibirebana n'inzozi zabo hakiri kare kandi bagahera mu mashuri yo hasi rwose bibanda kuri ya masomo babona yuko azabafasha kugera kuri za nzozi zabo. Ni ukuvuga ngo niba wiga muri O level tangira ukunde amasomo arebana n'ibyo wifuza kuziga, bityo kugira ngo nutsinda tonkome bazaguhe nyine section ijyanye n'aya masomo wigaga. Mu gusoza rero tugitangira muribuka yuko Berite yigeze kutubwira ngo yari afite inzozi zo kuzubaka imihanda ndetse no kubaka imigezi ivana amazi hasi mu butaka ikabaha amazi meza. Ahangaha rero ndimo ndibaza se Berite byaje kuvamo aho dushoboye nabashe kubaka imigezi ibiri twafatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akarere. Amazi bashobora kuyapompa bakayaturukana ku isoko ari bakayageza mu ngo z'abaturage. Ibyo ariko ntabwo nababona ubushobozi bwanjye bwo genda natanze igitekerezo ndetse n'ubumenyi bwanjye bw'abenjeniyeri mbasha kuba nabubakira nanone n'umuhanda ugera ku isoko. Ubu ngubu biroroshye, ni umuhanda w'igitaka ariko ni umuhanda ugendwa kandi wihuta ndetse n'imodoka zishobora kuvomera abantu ziciye muri uwo muhanda. kugira ngo bikunde se wowe waciye mu zihe nzira? Kugira ngo bikunde navuye kwiga nkigira mu Rwanda ntibyatinze, mbanje gukora stage maze kugira nava mu bumenyi noneho butandukanye n'ubwo mu ishuri, kuko mu ishuri ni ukwiga ariko ugeze mu kazi ni ugukoresha ibyo wize. Maze kubona afite ubumenyi buhagije nagiye iwacu mu cyaro mu burasirazuba njya ku murenge mbasha kuganira n'abayobozi mbagezaho uko ibintu byakorwa, turebera hamwe ibisabwa turafatanya birashakwa mu karere bundi birubakwa. Ndashimiye cyane Berite kuduha iyi nama kandi namushimira cyane ko ari umwe mu rubyiruko rufite icyo rwakoreye community yari arimo. Niba rero nawe uduteze amatwi hari icyo wize hari icyo uzi rwose inyarukira muri community wakuriyemo ukemura icyo kibazo niba uzi ko gihari kandi ubwo bushobozi uba ufite. Ikindi kandi reka nigarukire ku banyeshuri mwebwe muduteze amatwi, ni ukuri ndagusabye kugira ngo tekereza ku cyo wifuza kuzaba, hanyuma wibaze ngo nzanyura mu yihe nzira, ese nziga iki kugira ngo mbigereho. Ubitangire hakiri kare kubera ko bigufasha kwiga neza, nubwo watsindwa ntabwo ucika intege kuko bya bintu ubu byumva kandi ufite intumbero wifuza kuzageraho. Rero mwakomeza n'ikiganiro muri studio, njye mwari kumwe muri iyi nkuru, nari Mutoni Good Luck, nawe utaha.